kugera ntabwo ari hano muri iyi si, turamaranisha ubwami bw'ijuru. Turabizi neza nubwo igicu kibuditse umwijima. Dusome Daniyeli igice cyaho cya 6. Reka dusome Daniyeli igice cyaho cya 6, dusome umurongo waho duhite dusoza. Dusome umurongo wa 17 ubundi dusoza. Haranditswe ngo nuko umwami arategeka, bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka igukize, dukomeze dukizwe. Tuzambara ubusa dukomeze dukizwe, tuzaburaho kuba dukomeze dukizwe, tuzakora byange tuzagira amadeni dukomeze dukizwe. Twebwe aho tumaranisha kugera ntabwo ari hano muri iyi si, turamaranisha ubwami bw'ijuru. Turabizi neza nubwo igicu kibuditse umwijima, mu kanya ubwo Kristo ari buze, isaha yageze ngo umucyo uboneke kuri twebwe. Twaratutswe kubera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, twaraburaye kubera kwanga kurambika hasi Bibiliya, twarabwiriwe kubera kwanga kurambika hasi ijambo ry'Imana. Mwaratubesheye muraturenganya kubera kwanga kwitandukanya n'Imana, turabyemera. Ariko Imana irenganura. Uyu mwaka, uku kwezi, uyu munsi iyacu twakoreye irahera. Uyu munsi biramenyekana iyo dukorera, uyu munsi iriyerekana. Igihe cyageze ngo natwe dutuza heza aho batabasha kugera. Igihe cyageze ngo Imana ikorane natwe ibyo yavuganye natwe. Igihe cyageze. Shalom, Imana ishimwe, Imana iguhe umugisha. Turagusaba kugira ngo ukore subscribe kuri Team of God TV. Nguhaye ikaze kuri Team of God TV, nguhaye ikaze. Ndagira ngo uyu munsi unyemerere tubane muri aka kanya k'ubuhanuzi, tujye mu kirere cy'ubuhanuzi, twumve icyo Kristo ari kuvugana nawe. Nawe rero Imana yakuntumyeho uyu munsi, Imana irashaka kuvugana nawe. Nyemerera tubanze tuganire na Kristo mu isengesho, tuyiragize kugira ngo ibashe kutuyobora muri aka kanya tugiye kumarana nayo. Imana ishimwe cyane. Nawe Imana iguhe umugisha aho waba uri hose, waba uri mu modoka uri gukora ingendo, waba uri mu rugo, waba uryamye, waba ubabaye cyangwa se wishimye. Ndagira ngo nkubwire ngo iki nicyo gihe cy'ubutabazi kuri wowe. Iki nicyo gihe Imana igahindura amateka kuri wowe. Iki nicyo gihe izina rigahinduka kuri wowe. Imana ishimwe cyane. Ibyanze guhinduka Imana ije kubihindura. Nje kukubwira ngo iki nicyo gihe, iyi niyo saha yo gukora kw'Imana. Imana rero irashaka kuvugana nawe, wowe wategereje ijwi ry'Imana cyangwa se wavuganye n'Imana ariko ukaba warategereje ibyo wavuganye nayo, ukaba utegereza ukabona wapi ntago biriho birasohora. Nanone rero Imana yakuntumyeho kugira ngo tubashe kuganira, ibashe kukumenyesha ibyo gutekerezaho mu minsi iri imbere cyangwa se mu minsi iri miraza cyangwa se mu minsi tugezemo. Imana ishimwe cyane. Imana iguhe umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibuze, ingoma yawe niyamamare hose, kuko uri uwera wa Isiraheli. Ni wowe waturemye, ni nayo mpamvu tudafite ubwoba bw'ubuzima, tudafite ubwoba bwo kubaho. Twizera yuko Mwami icyo wafatishije ukuboko nta muntu ukikura mu biganza byawe. Natwe rero turagira ngo udufashe, kandi Mwami Imana udufatishe amaboko yawe yombi, utumenyeshe iby'iki gihe. Iki gihe kirageze, igihe kirageze Mwami ngo natwe dutangire turuhuke, twururuke umusozi. Abakwizeye ndetse n'abakwiringiye babashe gusubizwa, babashe kunywera Mwami ku nkongoro ikwiriye abihannye. Mu izina ryawe gera Kristo, ubutware bwawe n'ineza yawe nibibashe kutubaho. Turaguhamagaje kugira ngo Data uzubane natwe muri aka kanya, kugira ngo ineza yawe iziba ariyo yiyerekana, ubuhanuzi bwawe n'umuriro wawe utwika kandi urimbura. Uba ari wo Mwami Imana udukura inyuma Satani n'abagaragu biwe bose n'imyuka mibi y'abadayimoni.
impumyi. Mu izina rya Kristo tugotwe mwami Imana n'inkingi yawe y'igicu, wowe utatuvugishije, wowe utadukoresheje, twebwe ntabwo twabasha kugira ibyo dukora. Ariko mwami Imana, iki ni cyo gihe ngo uzuvugane n'abababaye, iki ni cyo gihe ngo uzuvugane n'abarwayi, iki ni cyo gihe ngo uzuvugane n'abari mu madeni, iki ni cyo gihe ngo uvugane n'abatarubaka ingo, iki ni cyo gihe ngo uvugane mwami Imana n'abantu batarabona urubyaro, iki ni cyo gihe iki ni cyo gihe mwami imitima y'abababaye, imitima y'abatenebutse ngo yongere isubizwe n'imbaraga. Iki ni cyo gihe dutegereje, igihe kirekire cyane, ineza yawe ndetse n'ubutware bwawe. Urakoze data kuje kuganira natwe, urakoze kuje gukorana na buri wese, urakoze kuje kuvugana n'umuntu uwo ari we wese mu ruhande rwose arimo. Mu izina rya Kristo bakore ku maso, ubakure ivata mu kanwa mwami Imana, amatwi yabo yazibure kugira ngo yumve mwami Imana ijambo ryawe, cyangwa se data buri wese ahari iri jambo ryawe rimugereho, kandi mwami Imana uganire n'umutima wa buri wese ari bubashe kuba arimo arumva ubutumwa bwawe bwiza. Urakoze data, ndagushimiye, ni kubw'impuhwe n'urukundo mbisabye nizeye, amen. Imana ishimwe cyane, Imana iguha umugisha. Iki ni cyo gihe rero nibwo buhanuzi nkuzaniye, iki ni cyo gihe ngo Imana igutabare, iki ni cyo gihe ngo Imana ikugirire neza, iki ni cyo gihe ngo bimenyekane yuko uvuka mu muryango usenga Imana, iki ni cyo gihe kigeze ngo bimenyekane yuko Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe. Sinzi igihe umaze ku musozi, nta nubwo nzi igihe umaze uzenguruka, ariko iki ni cyo gihe ngo bimenyekane ko Imana ikorera muri wowe. Imana ishimwe cyane. Hari ahantu ushaka ko Imana ikora, hari ahantu ushaka ko Imana igera, hari ahantu ushaka ko Imana mubana nayo, ariko iki ni cyo gihe ngo Imana ihindura amateka yawe, ngo ihindure izina ryawe. Urabizi neza hari ibyo ubona nawe ukareba ukabona ntibishoboka, ariko ibyo ngibyo bidashoboka nibyo Kristo ari kuvugana nawe muri uyu munsi cyangwa se isaha, k'iki gihe kigeze kugira ngo Imana ikorane nawe by'ubutware. Imana ishimwe cyane kandi Imana iguha umugisha. Ntabwo ndi butinde rero, muranyemerera dusome ibyanditswe, dukoresha icyanditswe, dukoresha ubuhanuzi. Ndagira ngo nkubwire abantu igihe cyageze bagatabarwa n'Imana. Abantu bari barambiwe n'ubunyage bwa Satani, bari barambiwe agasuzuguro ka Satani, bari barambiwe kubabarizwa mu isi, bari barambiwe kubabazwa na Satani, bari barambiwe gutotezwa, bari barambiwe umutima ucitse intege. Nabi igihe kiragera Imana ibahindurira izina, irababwira ngo iki ni cyo gihe kigeze. Ubwo ubona birimo biratogota, iki ni cyo gihe kigeze ngo utabarirwe muri icyo kigeragezo urimo, cyangwa se muri ayo makuba urimo. Ntabwo ayo makuba araje kukwica, ntabwo igihe kigeze abantu bariho barakuvuga ntabwo ari bwo bicitse, ahubwo icyo gihe niho Imana ije gukorana nawe. Icyo gihe nicyo gihe kigeze, iki gihe nicyo gihe kigeze ngo bimenyekane yuko umwambaro wambaye atari nk'uwabo, ahubwo wambaye umwambaro wo kwizera ndetse no gukiranuka. Iby'Imana yavuganye nawe ikabisohoza. Imana ishimwe cyane. Nje kukubwira ngo iki nicyo gihe. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cyawo cya 9 umurongo wa 11, haranditswe ngo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyawo cya 9 umurongo wa 11, haranditswe ngo, arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akasiga ku maso, arambwira ati, Gisirowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Imana ishimwe cyane. Umutwe w'amagambo uragira gutya: Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Ntabwo tuzi igikomere wavukanye, ntabwo tuzi inenge wavukanye, ntabwo tuzi karandi kugenda imbere n'ibituruka mu muryango cyangwa se ari iyo wakuye ku nzira. Ntabwo tuzi ubuhumyi bwawe aho buri,
ntabwo tuzi umutwaro wikoreye hano kuri iyi si uri kurwana nawo, ariko uyu munsi wahuye na Kristo, uyu munsi uhuye na Yesu, amateka yawe arahindutse. Uyu munsi uhuye na Kristo, uhuye n'umuntu w'Imana, uhuye n'umuntu urimo imbaraga z'Imana, uhuye n'umuntu ugukiza. Imana iguhuza n'inzira yawe, Imana iguhuza n'umuntu ushobora kukugeza ku masezerano yawe. Uyu ni umuntu yari afite ikibazo cy'ubuhumyi, yari afite uburwayi, yari afite ubumuga. Ushobora kuba umugayeho tutazi, nyamara ufite uburwayi bwakugizeho karande bwanze kugenda. Ushobora kuba umugariye muri ako kazi ukora, ushobora kuba umugariye muri uwo muryango washatsemo, ushobora kuba umugariye mu bukobwa bwawe cyangwa se mu bwana bwawe, ushobora kuba umugariye mu rugo rwawe uri umugabo wubatse, ariko ubwo bumuga abantu batagukijije, ubwo bumuga abantu batabonye, ubwo bumuga aho ngaho niho Kristo aje atoba kondo, arakubwira ngo ngera ubeho, aguhinduriye izina, aguhinduriye amateka, amateka biramenyekanye. Nyemerere dusengane Imana, nyemerere dusengane Imana uyu munsi. Ngo Yesu yahuye n'uyu muntu afite ikibazo cy'ubuhumyi, niko Bibiliya itubwiye. Bibiliya iratubwiye ngo yatobye akondo. Ushobora kuba ufite ubuhumyi ariko ugahura na Yesu, yayigana kura konda kakabura, kubera bakuroze, kubera bakuzinze. Uyu munsi amateka yawe arahinduka. Uyu munsi nyatsi yawe wagendanaga irahinduka, uyu munsi birahinduka. Birashoboka ko nawe wakoresha abandi aho kugira ngo uhore ukoreshwa. Birashoboka ko myaka yawe ufite uzi ko nawe wabona urubyaro. Birashoboka ko uyu munsi urwo rubanza uri kuburana warutsinda, nubwo nta mwavoka ufite, nubwo nta mwunganizi ufite. Amaboko ya Kristo aje kukunganira. Ndagira ngo ufate aho ubabara, ndagira ngo ufate aho ubabara dusengane Imana. Ndagira ngo utunge amaso yawe hari ubuhumyi bwawe. Uyu munsi amateka, uyu mwaka nuwo guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Uyu mwaka nuwo kwerekamanya amahanga n'abantu bose, bakabona yuko wasenze Imana, bakabona yuko wavuganye na Kristo, bakabona ko Imana ikorera kuri kavukire yawe. Uyu munsi igihe kirageze, igihe kirageze ngo bimenyekane ko wavuganye n'Imana. Igihe kirageze ngo bimenyekane ko Kristo akorera muri wowe. Uyu muntu yahuye na Kristo, Yesu atoba kondo akamukozaho, aramubwira ngo genda wiyuhagire. Uyu munsi nawe wiherere, wiyuhagire n'ibintu byose byagutandukanyaga n'Imana, wiyuhagire ibyaha byose, wiyuhagire ibintu byose. Imyambaro yose yari wambaye yanduye idakwiriye, wambara undi mwambaro. Yesu yageze kuri wowe. Uyu munsi nawe wiyuhagire. Uyu munsi Imana irashaka kuguhindurira amateka. Uyu munsi urareba, uyu munsi urareba. Uyu munsi uhawe ubutware bwo kureba abakuroga. Uyu munsi uhawe ubutware bwo kureba. Uyu munsi uhawe ubutware bwo kurema. Uyu munsi uhawe ubutware bwo gucuruza neza. Uyu munsi uhawe ubutware bwo guhanura. Uyu munsi uhawe ubutware bwo kubwiriza. Uyu munsi uhawe ubutware bwo gusengera uburwayi bukagenda. Uyu munsi Imana iguhaye ubutware. Ubutware utari ufite Imana irabuguhaye umunsi. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Impumyi yahuye na Kristo,
ngagiye yiyuhagiye, ngarahumuka arareba, maze agenda atangariza abantu inkuru ngo muhuye n'Imana. Wajya guyumva mu bitabo, wajya guyumva yakoreye abandi bari gushima, none nawe irakugendereye. Amateka yawe arahindutse, ubuzima bwawe burahindutse. Uyu munsi biramenyekanye mu gihugu urimo, mu gace utuyemo, mu murenge utuyemo. Oh lelevosini levodesta, uyu munsi Imana ikoranye nawe ibikomeye. Uyu munsi Imana ihinduye izina ryawe. Ntago byarangiye, ndagutangariza inkuru kuri uyu musozi. Ndagutangariza inkuru kugiye guhura na Kristo. Ugiye gukanura urebe ikihishe inyuma y'ibihombo byawe. Ugiye gukanura urebe ikihishe inyuma yo kutabyara. Ugiye gukanura urebe ikihishe inyuma y'intimba ufite ku mutima. Ugiye gukanura urebe igituma uburwayi buhora mu muryango wawe. Uyu munsi Yesu agiye kugukora ku maso. Ugiye gukanura urebe igituma udatera imbere. Ugiye gukanura urebe ubwo wahuye na Kristo. Iyuhagire, iyambura uwo mwambaro wanduye, wambara undi wa Kristo. Lelevosini levodesta mini desta ya lelevo. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nawe amateka yawe arahinduka. Uyu munsi nawe amateka yawe arahinduka. Iki ni igihe cyageze. Igihe cyageze bimwe wabonaga mu nyandiko Kristo yakubwiriye ku musozi. Igihe cyageze bimwe yavuganye nawe uri umwana. Igihe kirageze bimwe yavuganye nawe imvura yakunyagiye. Igihe kirageze bimwe yavuganye nawe izuba riri kukuvaho. Igihe kirageze bimwe yavuganye nawe utarashaka, ngo Imana ibashe kubisubiza, ngo Imana ibashe kukwiyereka. Uhindurirwa izina nawe witwe mama runaka. Uhindurirwa izina uhabwe titire y'akazi. Uhindurirwa izina nawe ayo mazina y'amahimbano kubera ubumuga kuveho. Uyu munsi nawe urahindurirwa izina, weye kwitwa impumyi urareba niwizera Yesu. Uyu munsi iyi niyo saha. Isaha yageze nawe ngo ukanure. Isaha yageze nawe ngo urebe. Imana ishimwe cyane. Ndagusaba uri murankurikirana iyi ni Team of God TV. Nge nitwa Prophet Alex. Ndagira ngo ufashe ukore subscribe, dukomeze twumva ubuhanuzi bw'Imana, dukomeze twumva icyo Kristo ari kuvugana natwe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusome kumva Imana nanone umuntu Imana yakoreye igitangaza. Ndagira ngo nkwizeze ko Imana ikiriho. Ndagira ngo nkwizeze nyuma yo guhabwa ubuhanuzi bwawe, nyuma yo guhabwa iyerekwa ryawe, Imana yamaye nabo nifashisha yakoranye nawo mu bihe byashize. Nawe uyu munsi ugiye kujya ubara amateka ko wahuye na Yesu. Biratangira none, biratangira iyi tariki. Ikibazo ntabwo ari uko wubatse ingo nyinshi. Birashoboka ko urwanyuma rwakubera rwiza. Amahirwe aracyariho, Kristo aracyari ku ngoma. Uyu munsi ni uwawe. Igihe cyageze ngo ibyo yavuganye n'Imana, ibyo wasezeranyije na Kristo, igihe kirageze. Ni iki ngiki ngo Imana ibishyire ku mugaragaro. Igihe kirageze. Ni iki ngiki ngo Imana isezeranye inasohoze ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusome Daniel igice cyaho cya 3, duhere ku murongo wa 16. Daniel igice cya 3, duhere ku murongo wa 16. Ndagira ngo wumve umuntu Imana yatabaye, nawe wumve uko Imana igiye kugutabara. Ndagira ngo wumve uko Imana igiye kuvugana nawe. Iyambure uwo mwambaro. Genda wiyuhagire nawe, kubera ko iki ni igihe cyo gukora.
uyu ni umwaka wo gukora ku banyarwanda, uyu ni umwaka wo gukora ku basore, uyu ni umwaka wo gukora ku bakobwa, abamama ndetse n'abapapa. Uyu ni umwaka wo gukora. Gerageza urebe neza, ugende wiyuhagire. Yesu yavuganye nawe, hari amasezerano ufite. Ikintu uri kubura ni uko utajya ku kidendezi. Genda wiyuhagire, uhindura umwambaro, uhindura amakaritsiye, uhindura inshuti mwagendanaga, hindura amagambo wavugaga, hindura ibyo wakoraga mu rwihisho, hindura igihe cyageze ngo Imana isohoze ibyo yavuganye nawe. Igihe cyageze ngo amateka yawe ahinduke. Ndagira ngo dusome Danieli igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 16. Umutwe w'amagambo uragira ngo igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Ndagira ngo nkubwire Shaduraka na Meshake na Abedenego uburyo banze gupfukamira igishushanyo umwami Nebukadinezari yari yakoze kugira ngo bo bagipfukamire. Nawe gira ibyo wanga, gira ibyo uhakana mu banyamahanga, wijya gusa nabo, witinya inkota ikuri imbere, witinya iryo tanura ry'umuriro, ntacyo rikugira. Komeza uhamye Kristo. Igihe ni iki ngiki ngo bimenyekane ko Imana yawe iri gukora, ngo bimenyekane yuko Satani nta bubasha gufiteho, ngo bimenyekane yuko ubukene atari karande kuri wowe. Igihe kirageze ngo bimenyekane yuko uburwayi atari karande kuri wowe. Igihe kirageze ngo bimenyekane yuko ubushomeri atari karande kuri wowe. Oh, l'elevo sini ni havu de star. Tokerelevo mini de star. Alelevo sini ni havu de star. Imana irimo iravugana nawe ngo igihe ni iki ngiki gutabara. Ndagira ngo dusome umurongo wa 16. Haranditswe ngo Saduraka, Meshake na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Umurongo wa 17, niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Imana ishimwe. Hamya kwizera kwawe kungana gute muri ibi bihe ugeze urimo urageragezwa. Uyu ni Shaduraka na Meshake na Abedenego, bari abagabo batatu. Bari abagabo bicaye ku isezerano, barabagerageza bakazajya babaseka ngo Imana yabo ntikora, ngo ntabwo igize, ngo bavuka mu miryango ivumana, ngo bavuka mu miryango irimo karande, ngo bavuka iyo epfo nta muntu bazi. Ariko nyamara aba bagabo bari bibitseho lisansi yuko hari icyo bavuganye n'Imana. Wowe lisansi yawe ni iyihe? Wowe kuri kwitesha agaciro k'igihe kigeze abanyamahanga bari kukubwira ko Imana mwavuganye nta kizagukorera, kuko urimo uracika intege. Igihe ni iki ngo Imana yimenyekanishe no mu batayizi. Ibikoreye ku buzima bwawe, ibikoreye ku mibereho yawe. Hindura inzira urimo uragendamo, hamya Kristo. Ibirimi by'umuriro ntacyo bigutwara. Inzara yituma uhakana Kristo. Igihe ni iki ngiki ngo Yesu agutabara. Urubyaro rwituma ugana inzira yo mu bapfumu. Ibihombo bya buri munsi byituma ugira ibintu wambariramo, byituma ugira utuntu ugenda wambariyeho mu myenda y'imbere. Kurwara no gupfusha byituma wihakana Yesu Kristo. Ndagira ngo nkubwire ngo ikirimi ibirimi by'umuriro, uwo muriro iryo tanura uri kureba imbere yawe, ubwo uri burigeremo ntabwo ushya. Emera ugeremo, ntabwo uri bushye.
ubwo ni ubwoba bwa Satani. Iryo ni iterabwoba rya Satani, bigutera ubwoba ngo ugejeje mu myaka 35 ngo nutajya kwishingira, ngo nuticira inzira, ngo barakuroze barakuzinze. Jubabwira ngo baranzinze, ariko hejuru y'ibyo hari imbaraga z'Imana zizingura. Hari ubutware bw'Imana butuma umuntu akandagira mu itanura ry'umuriro ntashye, akavamo ari muzima, akavamo atakomeretse, akavamo atabawe. Uyu munsi biramenyekana, bimenyekana utuye, Imana yawe niyikora. Uyu munsi biramenyekana, Imana usenga. Iyi saha niyo gutabarwa, isaha yageze wirambirwa. Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusengane Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngo twibutse Mana amasezerano, tumenye yuko utayo buzarangira. Twibutse Mana amasezerano, tumenye ko kurira bizarangira. Ababyeyi utwibutse Mana amasezerano, tumenye ko kurira bizarangira. Abasore natwe twibutse Mana amasezerano, tumenye yuko utayo buzarangira. Ayohe tumenye yuko utayo buzarangira. Dusomye inkuru ya Shaduraka, Meshake na Abedenego. Ntibagize ubwoba, babwiye umwami Nebukadinezari ati nubwo uvuze gutyo, Imana yacu twizera turabizi ko iri budukize. Ibyo babivugaga bari kureba umuriro wo bawucanye, umuriro wabaye mwinshi, itanura baricanye, bashizeho n'urugi, ngo baragenda barabinjiza maze barafunga. Ariko muri aho hantu binjiyemo muri iryo tanura, ntabwo binjiyemo ari batatu gusa, ngo umwami Nebukadinezari yagiye kureba asangamo abagabo 4, kandi bari abagabo 3. Uwo mugabo wundi ni Yesu yari yagiye guhosha ubukana bw'uwo muriro. Imana yatumye udapfa muri ya ntambara, Imana yatumye yanzara itakwica. Mini destaya lelevo sinini yavo destaya, iyo ngiyo niyigukijije. Murahagararanye muri icyo kigeragezo urimo. Tagira ngo wumve ubuhanuzi bw'Imana. Iyi ni isaha yo gukora kw'Imana, isaha yageze ku buzima bwawe. Ntabwo ukeneye irindi jwi, ukeneye ahubwo kwitegura. Ese uriteguye kwakira? Uriteguye ko iyi saha igeze? Iyi saha irageze ngo Imana ihindura amateka yawe. Iyi saha irageze ngo ubuzima bwawe buhinduke. Iyi saha irageze ngo isi yose imenye yuko Imana yavuganye nawe. Iyi saha irageze, isaha irageze ngo ubyuke ku gitanda cyo kwa muganga, icyo ngicyo uryamyeho. Isaha irageze ngo umuvandimwe wawe afungurwe. Isaha irageze ngo urwo rubanza uri kuburana urutsinde. Isaha irageze ngo nawe wubakirwe inzu ubukode burangire. Isaha irageze nawe ngo ukizwe nk'abandi uve muri ibyo byaha. Isaha irageze ngo Imana itangire ivugane nawe. Yemerere aho ngaho uri muri icyo kigeragezo, emera wigira ubwoba. Imana yavuganye nawe kizakurinda. Yeremiya 33 umurongo wawo wa 3, lelevo sinini yavo destaya. Ijambo riravuga ngo nabaza ndagutabara, nkwereka ibiruhije biri imbere utamenye. Yeremiya n'umuhanuzi Yeremiya niko yavuze. Tabaza Imana huri, witabaza abantu, witabaza abakomeye. Hari aho bigera amafaranga ntakore, hari aho bigera imiryango yawe ikomeye ufite ntikore. Iki gihe ugeze muri periode y'Imana, ugeze ahantu Imana ishaka kugukoresha, ugeze ahantu Imana ishaka guhindura amateka n'ubuzima bwawe. Lelevo sinini mini destaya, lelevo sinini yavo destaya. Mana ishimwe,
ntabwo nzi uwo turi gusengana Imana, ntabwo nzi uwo ndimo ndahanurira, ariko ndimo ndahanurira ubuzima bwawe. Igihe kirageze ngo ibyo wagambiriye bipfa. Inzu wagambiriye kubaka yakaba hashize imyaka 5 utarayubaka, uyu mwaka urayubaka. Igihe kirageze ngo business yawe yahombye byongere bigaruke. Igihe kirageze ngo nawe bimenyekane ko Imana usenga atari Bayali. Igihe ni iki ngiki turimo cyo gukora kw'Imana ku buzima bwawe. Igihe ni iki ngiki ngo ubukwe Imana yavuganye nawe bukorwe bube. Igihe ni iki ngiki Imana yavuganye nawe yuko uzabyara abahungu n'abakobwa, ariko wabyaye igitsina kimwe. Ariko Imana igihe ni iki ngiki igusubize, igukure ku musozi w'amagambo, igukure ku musozi w'amadeni, igukure ku musozi wo kwamburwa. Igihe ni iki ngiki ngo mu muryango iwanyu hatahema abakozi b'Imana, hatahema abahanuzi. Igihe ni iki ngiki cyageze. Igihe ni iki wibarikiririza amakuru. Yesu ari mu buzima bwawe. Iryo tanuru urimo, icyo kigerageza urimo, ntabwo ari wowe wenyine. Nukaba kabi iruhande rwawe, ndimo ndahabona imbaraga inesha, ndiho ndabona Yesu. Amen. Mana ishimwe cyane. Shalom shalom. Amaraso ya Yesu yagize umumaro, yahuje abatari kuzamenyana. Amaraso y'abasenga we yagize umumaro, yahuje abatari kuzamenyana. Igihe kirageze ngo amaraso ya Yesu aguhuze n'inzira yawe. Umuntu utazi ni uje mu buzima bwawe, ni uje kugufasha kugera ku nzozi zawe cyangwa se ku masezerano Imana yavuganye nawe. Uhuye n'ibiganza bidahumanye, ubwo biri bugusuhuze bikagukora mu kiganza cyawe. Imivumo irimo irahunga, karande zikurimo zirahunga, umutima ugucira urubanza urahunga. Nuko wari utarahura n'uwo muntu, dore isaha niyi, isaha yageze, igihe cyageze ngo Imana ibyo yasezeranye nawe ngibikore. Ni muri uyu mwaka, ni muri uku kwezi, wowe witegure. Icyo uri gusabwa gusa, Imana irimo iravugana nawe ngo genda ukarabe, genda woge wimeze neza, uhumure nk'umuntu ugiye guhura n'umuntu ukomeye. Yesu aje mu rugo rwawe, ibintu byose bigiye guhinduka. Mana ishimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nturambirwe, nyemerera nturambirwe, dusome gatoya ubundi dusoze. Nturambirwe gatoya, dusome Daniel igice cyaho cya 6. Reka dusome Daniel igice cyaho cya 6, dusome umurongo waho duhite dusoza. Dusome umurongo wa 17 ubundi dusoze. Haranditswe ngo nuko umwami arategeka, bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka igukize. Imana ishimwe. Nukomeza zino nkuru urasanga Daniyeli baramujugunye mu rwobo rw'intare. Intare ngo bari babanje kuzishonjesha, zari zashonje. Reka nkubwire, gukara k'urugamba cyangwa kuba mu ntambara yawe utitaye ngo guhera kuri kavukire yawe wari ufite intambara cyangwa se wari ubayeho ubuzima bubi cyangwa se ubuzima budashimishije, ntabwo bisobanuye yuko uri umupfu cyangwa se Imana yagukuyeho. Umubiri wapfa ariko umwuka kujemo, amagufa arongera akavuga. Wowe bari barazinze ngo ntuzabya, umwuka wera, imbaraga z'Imana nizikuzaho.
urwo rwobo rw'intare bagushizamo nubwo zishonje urazicara hejuru urazikoraho, wowe ntacyo uri bube. Umunsi wageze wo gutabarwa kwawe, bagushyira mu ntare zishonje ntizikurye. Umunsi wageze wo gutabarwa kwawe, bakwifuriza gereza ntuyigemo. Uyu munsi umunsi wo gutabarwa kwawe wageze. Urahagarika inzira y'ibyaha. Umunsi wo gutabarwa kwawe wageze. Bari bagiye kuguteza cyamunara, irarangira. Amadeni Imana irayishyura. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusengane Imana. Daniel Imana yaramutabaye, nawe yagutabara. Narindi kukubwira ngo iyi niyo saha yageze. Isaha yageze ngo Imana ivuganye icyo yavuganye nawe gisohoze. Ntabwo bari bazi kuvugana n'Imana, ntabwo bari bazi ko Imana ikorera muri wowe, ntabwo bari bazi ko Imana yagusezeranyije ko izakurinda. Ariko ubwo bari bukujugunye mu ntare, bakabona ntabwo zikumize bunguri, kandi zari zishonje, kandi zasamye, ahubwo zikakurindira umutekano aho kugira ngo zikwice. Igihe iyo cyageze, Imana ifata amakuba yawe ikayanyuzamo ibyo yavuganye nawe, kugira ngo bakwifurize ibibi, kugira ngo bakugambanira, kugira ngo bimenyekane muri kavukire yawe, mu muryango uvukamo, bimenyekane ko Imana ikorera muri wowe. Ndimo ndakubwira kwizera Kristo. Ndagira ngo nkubwire ngo ambara umwambaro ukwiriye. Iyeze none. Wivuga ngo nzabikora ejo, wivuga ngo ndabikora iyi saha. Wowe uri muranyumva, Imana ivuganye nawe. Ntabwo nzi aho wicaye, ntabwo nzi aho uryamye, ntabwo nzi igihugu uherereyemo, ariko ndagira ngo wumve runo rurimi rw'Imana. Ndagira ngo wumve ubuhanuzi bw'Imana. Isaha ni iyi ngiyi ngo kanseri ikire kuri wowe. Isaha ni iyi ngiyi ngo indwara zikomeye, depresiyo ibashe kugenda, ama-infection yanze gukira. Isaha ni iyi ngo Imana isohoze ibyo yavuganye nawe ube muzima. Isaha ni iyi ngiyi ngo utakaze imbago ziri mu buzima bwawe utazi uko zaje. Isaha ni iyi ngiyi ngo ibikomere ufite bibashe kugenda. Isaha ni iyi ngiyi ngo Imana igutuze iruhande rw'umurozi, umubyarira iruhande, umuhekera iruhande, umutungira iruhande, umwororera iruhande, umucururiza iruhande. Ntabwo Imana ifite umwanya wo kwimura abakurwanya, ahubwo Imana ifite imbaraga zo kukurwanirira igihe wageze mu kigeragezo, igihe barimo barakuroga, igihe barimo barakuvuga, igihe barimo barakugambanira. Izo mbaraga izera Imana. Senga bucece, emera umanuke mu rwobo rw'intare, urasangamo Yesu. Igihe ni iki? Shalom, shalom. Yesu urashimwe cyane. Igihe ni ikindi kindi Imana igutabara. Igihe ni ikindi ngo Kristo ibyo yavuganye nawe abashe kubisohoza. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusengane Imana. Wakoze cyane, wakoze kumva buno buhanuzi bwawe, wakoze kumva buno buhanuzi bwawe, wakoze kumva icyo Kristo arimo aravugana nawe. Ariko ndagira ngo dusoreze mw'iri jambo rigaragara mu Baheburayo. Abaheburayo igice cyo cya 10 umurongo wa 39 haranditswe ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Ntabwo tugomba gusubira inyuma. Manishi hazaduka
ubutinganyi dukizwe duhamye Kristo. Hazaduka inzoga zihenze dukomeze duhamye Kristo. Tuzaca kubambaye ubusa batwereka ikimero cyabo dukomeze dukizwe. Tuzambara ubusa dukomeze dukizwe. Tuzaburaho kuba dukomeze dukizwe. Tuzakora byange tuzagira amadeni dukomeze dukizwe. Twebwe aho tumaranisha kugera ntabwo ari hano muri iyi si, turamaranisha ubwami bw'ijuru. Turabizi neza nubwo igicu kibuditse umwijima, mu kanya ubwo Kristo ari buze, isaha yageze ngo umucyo uboneke kuri twebwe. Twaratutswe kubera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Twaraburaye kubera kwanga kurambika hasi Bibiliya. Twarabwiriwe kubera kwanga kurambika hasi ijambo ry'Imana. Mwaratubesheye muraturenganya kubera kwanga kwitandukanya n'Imana, turabyemera. Ariko Imana irenganura. Uyu mwaka, uku kwezi, uyu munsi iyacu twakoreye irahera. Uyu munsi biramenyekana iyo dukorera. Uyu munsi iriyerekana. Igihe cyageze ngo natwe dutuza heza aho batabasha kugera. Igihe cyageze ngo Imana ikorane natwe ibyo yavuganye natwe. Igihe cyageze ngo twishime duseke. Lele fosini ni afodestai. Reka dusengane Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibuze, imbabazi zawe n'imbaraga zawe nizibashe kutugeraho, ikiganza cyawe kibashe kutumurikira. Hari byinshi tutakwishoboza, ariko turabizi neza ko turi kumwe nawe. Twabasha kuburana tugatsinda, twabasha gusenga uburwayi bugahunga, twabasha kurema ibitariho bikabaho, twabasha kwirukana imbaraga z'abadayimoni. Iki nicyo gihe urakoze kubutuganirije. Iki nicyo gihe Mwami nguhindurira amazina yacu, nguhindura amateka yacu. Iki nicyo gihe ngibyo wasezeranye natwe ubashe kubisohoza. Urakoze Kristo, turagushimiye, turakubashye. Kandi Mwami Imana ukomeze kuza kutuyobora muri uru rugendo, kuko twebwe ntabwo tubona, twe nta mbaraga dufite. Ariko iyo uri muri twebwe tugenda nta bwoba, tuvuga nta bwoba, dukora nta bwoba, ducuruza nta bwoba, tudepoza nta bwoba. Oh lele vosini ni avodesta. Urakoze Data kuvuganye natwe muri iyi saha. Urakoze Mwami Imana, ubwami bwawe nibuze. Turakwishimiye, tuguhaza ikaze na kari mu mitima yacu. Amen. Shalom. Ndagira ngo ngusabe usharinga ino video ku bantu benshi, abantu bagera muri 20. Niba utaraduhaye subscribe nawe uyikore. Iyi ni Team of God TV. Umukozi w'abana mwari muri muraganira ni Prophet Alex. Imana ishimwe cyane. Shalom. Shalom. Ndabakunda cyane, Imana yo ikabakunda kundusha. Imana ishimwe cyane.